Reimage Canada ni kampani y'umusore witwa Diego Dushime, akaba ari umusore utuye mu mujyi wa Ottawa. Uyu musore yateguye ibitaramo byinshi cyane bya gospel, cyane ko muri gahunda ze cyangwa se muri event organization ziwe ategura ibitaramo bya gospel byonyine, cyane ko ari umukozi w'Imana. Uyu mupapa cyangwa se uyu musore ntabwo ari umupapa, uyu musore ni nawe kandi wateguye igitaramo cya Patient Bizimana, ndetse aho azaba ari kumwe na Serge Yamuremye ndetse na Frank. Muri kino gitaramo cya Easter Celebration ni igitaramo kizabera mu mijyi ibiri, ni umujyi wa Montreal ndetse n'umujyi wa Ottawa, aho imyiteguro igeze rwose ku musozo, cyane ko ibitaramo ni muri no weekend ya Pasika. Abantu benshi bari kuva mu mijyi itandukanye, bari kuva Windsor, bari kuva London, bari kuva Toronto, bari kuva Kingston n'ahandi hatandukanye bajya muri iyo mijyi, bari kuva Quebec bajya Montreal. Mbese ibintu biraryoshye cyane ko muri Easter cyangwa se muri Pasika abantu nyine baba bakeneye gusohoka bakajya kwishima, bakajya kuramya no guhimbaza Imana, bakanibuka umurimo Yesu yakoze ari wo kuducunguza amaraso, ariko cyane agatsinda urupfu. Uyu musore rero yazanye Patient Bizimana n'abandi bahanzi bakomeye muri gospel kugira ngo bafashe abantu bo muri Ottawa ndetse na Montreal kwizihiza Pasika. So twamuganirije atubwira birambuye ku bikorwa bye akora, atubwira birambuye ku buzima bwe, atubwira birambuye kuri kino gitaramo cya Patient Bizimana yateguye muri no mijyi ibiri ariyo Montreal ndetse na Ottawa. Reka tumuhe umwanya atuganirize, yatangiye atubwira ubundi ni muntu ki kuki ategura bino bikorwa bya gospel. Reka atuganirize mu magambo makeya, ubundi turagaruka mu kanya. Diego, waramutse? Baramutse neza Paul. Ndagira ngo muri uyu mwanya tugiye kuganira ku bijyanye n'ikiganiro n'imine y'igitaramo uri gutegura. Ni igitaramo cy'umuhanzi Patient Bizimana n'abandi bahanzi bazaba bari kumwe nawe nka Frank ndetse na Serge. Mbere yuko tujya ku gitaramo, ndagira ngo banze utubwire ubundi Diego ninde muri gospel cyangwa se muri industry. Diego utegura ibitaramo muri Ottawa n'ahandi muri Canada, ni muntu ki, abitegura muri rwego? Diego ni umuntu usanzwe n'umuntu ukora muri domaine ya informatique mu buzima bwa munsi yose, ariko mu bijyanye n'ibindi ni umurokore, ni umukristu nk'abandi. Dusengera mu itorero ryitwa Bethel, ni naho servinga, niho nkora umurimo w'Imana, aho nkora nk'umusound engineer. So iyo rero nk'uko mbajije bije muri gospel, byatangiye nsa n'ufasha abandi muri gospel, ariko bigera ahantu numva ko nabijyamo cyane nkabigira ibwina, ntagira kujya negura ibitaramo, tugera naho dufungura company. So muri urwo rwego iyo wumvise Diego benshi basigaye bumva umuntu ufasha gutegura ibitaramo siritu mu bantu b'iwacu mu Rwanda, mu Burundi no muri East Africa muri rusange. Yego, ubundi Diego, iyo umuntu ari gutegura ikintu, abantu bashaka no kugira ngo bamenye ni ibihe bindi yateguye mbere byabaye successful, watubwira nk'ibitaramo by'abahanzi wateguye nk'uko tubwiye byo muri East Africa cyangwa se n'ahandi ku isi, ni ibihe bitaramo wateguye byabaye successful ku rwego rushimishije? Igitaramo kugira ngo kibe successful bifite inzego nyinshi ucaho, ariko mu bitaramo tumaze gutegura navuga ko hari ibitaramo bimaze kugenda neza. Hari ibitaramo twafashije n'abandi gutegura, harimo nk'igitaramo cya Mbonyi cyabaye inaha muri 2022, nari gufasha nk'abandi. Icyo gihe ntabwo twanatangira gukora cyane nk'uko dukora ubu. 2023 dutegura igitaramo cya Fafra, 2024 tumera nk'abajanyemo pause gatoya, ariko twateguye igitaramo kinini kihuza abantu benshi, abo muri Amerika, abo muri hano muri Canada, ariko biza guba nk'ibisubitswe ku munota wa nyuma kubera ikirere kitari kimeze neza, bari gufata indege zisa n'izihagaze. Ariko muri rusange urebye ibitaramo twakwishimira n'ibyo bibiri byabaye impinduka cyane. Hari n'igitaramo cy'umuhanzi Meddy, ntabwo ufitemo akaboko? Igitaramo cya Meddy cyari cyateguwe n'indi company yitwa Car Group,
Prime Group, njyamo nk'ugiye kubasutena kuriya umuntu ashobora kuwusaba ati tuzi ubunararibonye bwanyu dukeneye ko mutuba hafi. Igitaramo cyari ikindi company ariko company yacu igaragaramo nk'iyo agiye gufasha, ntabwo cyari icyacu bwite. hanyuma ubwitabire bw'abantu urumva akenshi n'abahanzi baba baririmba mu kinyarwanda gusa, eh, ubwitabire bw'abanyarwanda n'abarundi aho ngaho muri Ottawa, Quebec, uba ubona bimeze gute? Kera byasaga n'ibigoranye, ariko abantu bari kugenda badushyigikira, niko nabivuga, ko biratubuna cyane. Turi gutumira abantu bava muri Afurika, bisabira procedure ndende, bisaba inzira nyinshi cyane kujya kubasabira viza kugira ngo iyo viza izaboneke. Usanga nyine hagiyemo mu buryo bushoboka ubushobozi bwinshi, rimwe na rimwe ugasanga turabihomberamo, gacika intege, ariko kubera urundi ruhande ari ikintu Imana iba yagushyize ku mutima kandi by'ukuri uzi ko nta by'Imana byijyana gutyo, ubwo umukomeza. Abantu rero bari kugenda bitabira kandi ubona ko nabo bagenda bakanguka bakamenya ko by'ukuri tubikora ku bwabo, tubikora ku bw'Imana, ntabwo ari ibintu tuba twikora ku bw'inyungu zacu gusa. Urabona ko hageze aho abantu nabo babibona ko niba ukoze igitaramo bakavuga reka tuze tukuba inyuma, uri gukora ibintu bitari bisanzwe biriho. Urabona ko mu by'ukuri ubwitabire buri kugenda bwiyongera cyane. Kugeza uyu munsi mumaze gutegura ibitaramo cyane cyane aho muri Ottawa, muri Montreal, Toronto, mwaba muteganya no extendinga cyangwa se kwagura imikorere mukagera mu yindi mijyi nka Windsor n'ahandi? Ntabwo navuga buriya ngo biba byoroshye. Iyo ahantu ubaye buriya ni nk'aho ariho ubuzi cyane, kujya mu yindi mijyi bidusaba ko twamenya nk'abandi bantu bari muri iyo mijyi ngo tugire ubufatanye nabo. Nk'urugero, Pole aba muri Windsor, nkaba nzi ko Pole dushobora kumubwira tuti Pole, dufite umu artiste twavuganye araje, ese ushobora gufata uyu mujyi ukawigereka ku mutwe ngo ibi bikenewe, yabona ko ari ibintu bishoboka akabifata. Ariko turimo turanareba buryo ki natwe mu minsi iza Imana iduhaye ubushobozi bushoboka, twavuga dufite nk'abantu baduhagarariye, nk'abavuga ni company ya Reimage Canada mbarizwamo, ifite umuntu wayo uba Edmonton, ifite umuntu wayo uba Winnipeg, ifite umuntu wayo uba Windsor, ifite umuntu wayo uba Toronto, ifite umuntu wayo uri Quebec City, ku buryo icyo gihe iba ari ubukure bwa sosiyete. Ntibize biturimite ko twifuza kuba twasanga ahantu abantu bose bari, ko nibaza ko Abanyarwanda n'Abarundi bamaze kuba benshi muri iki gihugu, kandi nabo ibibera Ottawa cyangwa Montreal nabo no mu yindi mijyi barabishaka. Urakoze cyane. Nabo barabishaka kandi bakunda no kubivuga cyane, bavuga bati se twebwe bite ko usanga nk'abantu bakora nk'ingendo ndende bavuye nka Windsor par exemple, baje nka Ottawa bagiye Toronto. Nanjye ndimo mu bazakora urugendo baje muri concert ya Patient, aba ari urugendo rurerure cyane. So reka tuvuge kuri iyo concert ya Patient. Concert ya Patient mwayiteguye gute kuri ubu ngubu tuvugana, imyiteguro igeze hehe? Nk'uko twari twabyifuje ko iki gitaramo cyaba kuri Pasika, dushima Imana ko ibintu byose byamaze kujya ku murongo. Iki gitaramo cyateguwe ku bufatanye na Patient ubwe, hanyuma n'indi company yitwa nka minisiteri yitwa Sound of Revival, turi guteguranira hamwe. So kugeza iyi saha nta mbogamizi dufite. Patient mwarayibonye yageze muri Ottawa, niwe main artist, hanyuma abandi nabo bari hano uyu munsi tuvugana kwa kane. Artiste bari tayari, amasare twararangije kuyategura. Ni ukuvuga ngo inkono irahiye, abantu bategerejwe kwarurirwa bagashyirwa ku masahani. Nabivuga gutyo, abantu bakizihiza Pasika bari kumwe na Patient Bizimana, cyane ko igitaramo cye cya Easter Celebration ni ibitaramo byinshi yagiye akora Best Celebration akiri mu Rwanda.
so harashize iminsi atabitegura. Ntekereza ko ubu ngubu abantu bafite inyota nyinshi cyane yo kwitabira igitaramo cye, cyane kandi n'umuhanzi ukunzwe muri gospel muri rusange. Reka twizere ko bizagenda neza. Hanyuma Diego, ubu ngubu kugura amatike bimeze gute? Se kwinjira mu gitaramo n'ubuntu, bimeze gute? Ubitekereza gute abantu bashaka kugura amatike cyangwa se n'ubuntu? Igitaramo nk'uko twari twabivuzeho kare ni igitaramo kizaba kirihishwa, ariko ntabwo ari amafaranga navuga ngo ni make cyangwa se menshi. Kugeza iyi saha ni $45, amadolari $45 y'amanyakanada. Ni igitaramo kirimo kiragurira, amatike arimo aragurwa ku buryo ubona ko ubwitabire buri ku rugero rwiza. Amatike ari kugurishirizwa online, amenshi ni kuri Eventbrite, niho twabishyize kuko systeme zinaha nize twari tumenyereye muri Afurika za mobile money, biriya nka mu Rwanda usanga abantu bakoresha momo kugira bagure amatike. Hano ubona ko bari mu yindi system, so ni Eventbrite turi gukoresha, ariko tunakangurira abantu kuyaguriraho cyane kugira ngo twirinde cyane byo kugurira amatike ku muryango, usanga bikereje abantu gutangira event, kuko ufite abantu tuvuge 60 hanze 100 bari gushaka kugura itike ku muryango, ntushobora gutangira igitaramo ku mwanya nk'uko biba bikenewe, ko uvuga uti nabo bari kwishyura kugira ngo babane natwe. So twifuza ko abantu bitabagoye bakora neza, bakayagurira hakiri kare online. Noneho uriya munsi tuvuze tuti saa 11 no gufungura imiryango, iyo saha y'imbere cyangwa se iminota 45 y'imbere kugira ngo igitaramo gitangire itubere iyo tworohereza kugira ngo dufashe abantu kwicara hakiri kare. Urakoze cyane Diego, ngira ngo uze kumpa link nze kuyipininga muri comment abantu baze kuyibona bashaka kugura amatike. Hanyuma nihe message umva abantu dusoza ikiganiro cyacu, abantu baturiye by'umwihariko muri Ontario no muri Quebec bashobora kwitabira igitaramo, nihe message wabaha? Message nabaha ni message navuga no kuri ni ku ruhande rwacu. Reka mvuge ni cyane mbanze mvuge ni mbashimire mwebwe mwagize umwanya wo kutubaza aho bigeze mu update abantu. So icyo niyo cyambere numva navuga ko buri amakuru yageze mu bantu nabo bakumva ko ibintu bigikomeje bakora ku mutima. Hanyuma abantu bazitabira rwose turabiteguye, karibu muze dufatanye guhimbaza Imana ku munsi wa Easter celebration. Hanyuma tuhagere on time, dutangire ku mwanya, hanyuma twishimiranire hamwe. Ikindi nibaza ko rwose ibi bitaramo turimo turabitegura kugira ngo bijye biba ngaruka mwaka, abantu ntibumve ko dukoze igitaramo none hagiye gushira indi myaka ingahe bazongera babone kiragarutse. Ubwitabire bwabo, kudushyigikira kwabo nibyo biduha imbaraga, nibyo bituma natwe twumva ko ibyo dukora muri communauté, muri societe yacu birishimiwe kandi bifite support. Donc wana natwe biduha imbaraga kandi bituma tukomeza kugera n'ibindi bitaramo dutegura hagati mu mwaka, atari kuvuga ngo dutegereje umunsi runaka gusa. Diego, ndagushimiye, ugira umunsi mwiza. Ure ugize neza kandi namwe twishimiye kuzababona. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Namwe. Arakoze cyane Diego, arakoze cyane. Reka nizere ko namwe mwese mudukurikirana ndetse mudushyigikira, abari muri Canada by'umwihariko muzajya mwitabira ibitaramo by'uyu musore, ndetse n'abandi bari mu yindi mijyi nk'uko yabivuze. Haramutse habonetse abantu bashobora gukorana nawe bakajya bafasha abahanzi bavuye nko muri Amerika, bakavuga ati okay, nanjye ndi muri Windsor, nanjye ndi muri London, nanjye ndi muri ahantu ari hose. Donc ku buryo umuhanzi nibaje akora tuwa muri Canada ariko afashijwe n'aba event organizers batandukanye. Reka no mushimire cyane, namwe mbashimire, mukomeze mugire umunsi mwiza.